Reka nongere ngushimire wowe wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube IMIRASIRE TV, ndetse nawe utarayikanda ariko ukaba udukurikira mu bundi buryo, ariko mwese mugakunda inkuru tugenda tubagezaho buri munsi. Niba wibuka igice cyabanje cy'iyi nkuru ibango ry'ibanga, uko amaraso yacu yabaye umusozi w'amaganya season ya mbere, ukaba warasigaranye amatsiko y'ibyakurikiyeho, uyu niwo mwanya ngo wiyumvire ibyakurikiyeho. Nanakubwira ko niba utarakanda kuri subscribe, uyu niwo mwanya kandaho kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru ujye uhita wakira ubutumwa bukubwira ko tuyishyizeho. Reka rero nkureke wiyumvire uko byaje kugenda nyuma. Papa wanjye Petron Lewis, aho yararyamye mu biganza byanjye umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati randiri mwana wanjye. Njye na Maria Murisa yarakomeje aratubwira ati mama wanjye Lydia yakomeje ambwira ati twageze hano ku gipangu, avuze ihoni, haza umusore ufungura. Kereka avuga ko singira ikibazo aho niwe mu nzu ye, bityo niho njye nawe tugiye kujya tuba, bityo twinjiremo imbere twitegure, ubundi duhite tujya mu murwa mukuru wa Kent igitaraganya. Umuganga w'inshuti yadufashe kumvura fistile. Ako kanya Kereka yangejeje muri salo nziza cyane iteguye. Njye ntungurwa no gusanga hamanitsemo amafoto yanjye, ariko mu gihe ndi kwibaza aho yayakuye nsanga ari amafoto Federico yagiye amfotora ubwo nari ndiwe. Sinabitinda hambwira ko njye n'akana duhaye ikaze mu rugo rwacu, bityo tugiye kwitegura dufata urugendo. Kereka yansabye umukozi we kuzana ibiryo tukarya. Tumaze kurya nsaba ko bamfashije akana nkajya muri douche nkisukura, nkambara n'ibindi bishya kuri paradizo ubundi tukagenda. Kereka mu kumuhereza akana karamwishimira cyane, aho kurira ahubwo karaseka. Nuko anyereka aho njya gukorera amasuku, ubundi ngira vuba njya mu cyumba nsangamo imyenda inkwiriye neza, wagira ngo yari yabiteguye. Ariko koko yari yabiteguye, ahabwa icyantangaje n'uburyo yari yamaramaje, bigaragara ko aho yankuye kwa Federico yari gukora ibishoboka byose akahamvana no kunyiba byazamo akanyiba. Ubwo namaze kwambara neza ubundi ngaruka muri salo, aho Kereka yari kumwe n'umwana. Ubundi ahita afata ibikapu yari yateguye, abwira umuhungu we kuguma aho ngaho ntazatume hari umuntu n'umwe umenya ko twahageze, ikirenze n'ibyo ntihazagire umuntu n'umwe uhinjira. Nuko dusohoka mu nzu ubundi twinjira mu modoka. Bidufata amasaha menshi cyane kuko twageze mu murwa mukuru wa Kent mu masaha ya nijoro cyane. Twinjira muri kampani ikomeye cyane ya Lewis. Kereka hasanga umuganga w'inshuti ye yambwiye ko yitwa Desmeriti, ahita twakira neza. Kuva umunsi Desmeriti yatangiye kunyitaho, aramvura ku buryo ibintu narotaga mu nzozi gusa byo kurekera aho ngaho kuva yabihagaritse, ndetse n'amaso yanjye ndeba. Nuko kwa muganga maramo icyumweru kimwe, ubundi njye na Kereka dusubira mu cyaro aho yari afite inzu ye, ariko kuko yari afite akazi byabaye ngombwa ko mpabana n'umukozi we akajya ajya mu kazi. Kereka yansabye ko naguma aho ngaho igihe kinini cyane meze nk'uwihishe Federico, ndetse anambwira ko we na Federico bagikorana, ariko amakosa yose bayashinjije abarinzi kuko batazi umuntu wabakubise. Bityo Federico ari kunshakisha n'umwana wanjye. Kereka mubwira ko nzahaguma gutyo nta kibazo kugeza igihe azambwirira ko bimeze neza. Njye na Kereka n'umwana wanjye twageze aho tugaha izina rya Lisa, mwitiriye mama wanjye, kuko umunsi dufata akanya ko kumwita izina numvise nkumbuye mama wanjye. Nsaba Kereka ko twamwitirira izina rya mama wanjye. Kereka arabyemera amushimira ko abinyemereye, kandi mubwira ko mama wanjye azishimira umwuzukuru we witwa izina rye. Nuko dukomeza kwiberaho muri ubwo buzima, buri uko bwije nuko bukeye, nubwo Kereka yarabizi ko nta musaruro nzamwerera, ariko urukundo rwacu rwakomezaga gukura cyane. Ndetse kuko nkuko yabimbwiye akambwira ko ankunda, agakunda umutima wanjye. Njye na Lisa twamaze imyaka myinshi turi mu rugo, aho Kereka yazaga kudusura. Nuko nza gusaba Kereka ko byibura yamfasha nkajya iwacu mu cyaro, ngasura ababyeyi banjye kuko nzi ko bahangayitse cyane kuba ntarasubiye kubareba. Kereka arabyemera, tugenda tujya mu rugo. Mu kuhagera nsanga mu rugo harabaye amatongo, kuko n'inzu ubwayo bari barayisenye. Abaturanyi bambwira ko abantu batazwi baje bakica umuryango wanjye wose bakawumarira ku icumu. Mpita menya ko byanjye bikunda ari Federico wabikoze, ariko nibaza uburyo yakora ibintu kubera ko gusa ngo namucitse nkajyana n'umwana we. Nuko ntangira kwibuka urukundo papa wanjye yankundaga, ndetse na mama wanjye n'abavandimwe banjye Theodori na Theodosia. Agahinda kabata umutima wanjye, ariko Kereka abasha kumpumuriza ubundi dusubira mu rugo,
akana Lisa kanjye nkunda cyane ndetse gakunda na papa wako Cyereki. Umunsi umwe rero ibintu bisubira kuba bibi. Hari umugoroba umwe ngiye kumva numva ku muryango w'icyumba cyanjye bari gukomanga nk'abashaka gukura urugi. Mu gusohoka nsanga ni wa musore nahasanze akorera Cyereki mu rugo, ambwira gutabara vuba cyane kuko umugabo wanjye ari mu bibazo. Nuko mu kuva mu nzu vuba ngeze muri salo mpasanga umugabo wanjye Cyereki yuzuye amaraso, bigaragara ko yakubiswe by'intangarugero, ari kumwe n'undi mugore nawe wavuye amaraso menshi cyane ku buryo bushoboka. Cyereki mu ijwi ritoya n'utubaraga yabashije guhaguruka aho ngaho yari aryamye ameze nk'uwihebye, ahita avuga ati sheri umbabarire kuba nkuzaniye ibyago ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Ndamusubiza nti nta kibazo mukundwa, se byagenze bite kugira ngo ibi bibabeho? Cyereki ahita avuga ati uyu ni umugore maze imyaka myinshi cyane ndi kwitaho, akaba ari mukuru wa Doroteya umugore wa Federico, ariko bakaba bari baramugize imfungwa. None uyu munsi bimeze nk'aho arokotse urupfu kubera ko bashakaga kumwica akibyara umwana. Amahirwe twagize nubwo wenda uwo mwana tutazamubonaho, ariko nizeye ko ari muzima. Rero Federico yohereje abasore bamufata ku ngufu akimara kubyara, barangije baradukubita batugira intere. Imana yonyine niyo intije imbaraga zo kwitabara, ngatabara na Norita uyu mugore mu menyo ya rubamba. Rero mugore nkunda umbabarire rwose kuba muzanye hano, nta handi nari mfiteho kumujyana. Cyereki nahise mubwira nti oya wikwicira urubanza sheri, ahubwo reka tugerageze turebe ko twamufasha. Ako kanya uwo mugore uko turi bane njye n'umugabo wanjye Cyereki ndetse n'umusore wadukoreraga n'akana gato Lisa, twakoze ibishoboka byose dufatanya kwita kuri uwo mugore witwa Norita. Ndetse we noneho fistire yari afite ya Rutagiyange, ku buryo wa muganga Desimeriti yiyiziye mu rugo gufasha Norita kumwitaho. Nyuma y'ibyumweru 2 Norita yaravuye muri koma, ubundi agarukiba umuntu. Aho Cyereki yatangiye gukora akazi ke bisanzwe, noneho Norita agatangira kwitabwaho na mukuru wa Cyereki, nawe biberagiwe abana n'ababyeyi ba Cyereki. Umunsi umwe rero mukuru wa Cyereki yaje mu rugo aho twari dusigaye twibanira na Norita, turi kuganira. Cyereki ahita avuga ati nukuri muvandimwe wanjye Dino, ngushimiye uburyo ukomeje kwita kuri Norita. Norita ahita avuga ati nukuri nanjye ntago nabona uko mbashimira, uko byibura mwangaragarije urukundo kurusha umuvandimwe wanjye nakoreye byose, ariko wakangambanira ku mugabo we bakankorera ibyamfura mbi. Dino ahita avuga ati mu by'ukuri kwita kuri Norita ntago ngiye kubabeshya, ntago ari ibintu bisanzwe kuri njye, kubera ko iminsi yose njye namaranye nawe nisanze Norita mwiyumvamo bidasanzwe. Dino mukuru wa Cyereki yamaze kuvuga gutyo mpita numva wagira ngo ni amateka arimo kwisubiramo, kuko njye na Cyereki byagenze bikarangira twikundanira. Niko naje kumenya ko mu muryango wa Cyereki bose batandukanye n'abandi, aho iyo bakunze bakunda imitima, ku buryo byaje kurangira Norita na Dino bemeranije urukundo, kandi n'ubundi Norita nawe amahitamo yo kubyara ntayo yari agifite. Ariko we aho yababariye cyane nuko yari amaze kubyara abana 2 bose bakaba batazi irengero rye, kuko uw'imfura wa Norita wari umukobwa, ngo mama wa Dino wabaga wenyine ubwo Dino yari ataraza kubana nawe, ubwo yari afite akazi mu mujyi, yaramucitse mu buri irengero. Noneho uwa kabiri we ngo akaba yaratwawe n'umukobwa wari inshuti ya Norita witwa Dina, akimara kuvuka ari uruhinja rw'amazi rukivuka. Ubwo Dino na Norita nyuma yo kubana nanjye nakomeje kubana n'akana kanjye Lisa. Ariko igihe kimwe turi mu rugo Federico aza kudutera tutazi n'uburyo yamenye mu rugo, mu kuduterazana n'abapolisi bashinja icyaha umugabo wanjye Cyereki, bamushinja ko yashimuse njyewe n'umwana wanjye, ubundi bajya kumufunga muri gereza nanjye ntigeze menya. Federico ahita ansaba ko twajyana iwe nkamubera umugore, kuko ngo noneho nabaye mwiza, mubwira ko ikosa nakoze ntazigera na rimwe nongera kurikora. Nuko igihe ashaka gukoresha ingufu ngo twibe njye na Lisa, Dino wari warababajwe cyane no kuba umuvandimwe we Cyereki ari muri gereza by'amaherere, akaba n'indwanyi y'akataraboneka akaza kuturwanira. Njye na Lisa tubaho mu burinzi bwa Dino kugeza ubwo twakomeje kwiberaho muri ubwo buzima, kugeza ubwo Dino yaje kwicwa. Nuko Lisa ku myaka 11 yarageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, Dino yaramushakiye abantu bazajya bamurinda mu ibanga, Federico atazamutwara. Federico nanjye agakomeza kunyiruka ambwira ngo njye kumubera umugore wa kabiri, mubaza niba ari uwa kabiri cyangwa se uwa kane kuko ari abonzi gusa. Uhereye kuri Doroteya noneho bwa nyuma na nyuma wari waremereye kubyara akava mu bukobwa.
Hyacinthe babyaranye umusore witwa Reni, Norita ndetse nanjye twabyaranye Lisa. Federico namubwiye gutyo nongeraho mubwira ko namutsinze igitego cy'umutwe kuko Lisa yamaze kuba mukuru cyane ku buryo papa waza ari cyereki gusa. Nubwo nabwo yamumwambuye atamumenyereye neza kuko yaratarakura mu mutwe, ariko ntago yamubwira ko ari we papa we bitunguranye ngo Lisa abyemere, bityo ubunyamaswa bw'igihe kimwe bizamugaruka. Federico namubwiye gutyo arababara cyane, ambwira ko noneho igikurikiyeho niba naranze kumuha umwana we azanyica mutware ku ngufu. Numva nk'uko nguko ari ukunkanga gusa, ariko akajya aza kuntera mu rugo ambwira ko ashaka ko twinezezanya ariko nkamwangira. Noneho uyu munsi ubwo bakomangaga nkakubwira ngo jya mu cyumba mwana wanjye, nari nzi ko ari Federico ugarutse, ntazi ko noneho azanye n'igitero cyo kundangiza. Noneho uburyo binjiye akambwira ngo yarampaze ku buryo atagikeneye kunyinezezaho, ahubwo akancumuriza abahungu basigaye akoresha nk'abarinzi be Loras na Robin biyitirira amazina yo ku muhanda ngo ni Chameleone na Scorpion, bakanyinezezaho barangiza bakankorera ibyamfura mbi banyica urubozo. Barangiza bakajya gushaka amashashi yo kujyanamo n'imva yo kunkinguramo. Mwana wanjye Lisa, numvise ntari kugenda ntakubwiye ayo mateka yawe kugira ngo uyagendereho, kandi ikindi nashakaga kukubwira ko Federico ariwe papa wawe wa nyawe, kuko Kereki yari umugiraneza watabaye ubuzima bwacu. Ubwo ntagifite ikintu nakumarira mwana wanjye, numara gukura ugakenera ubufasha bwa papa wawe uzajye mu mujyi wa Monera, ugende ubaririza umugabo witwa Federico cyangwa se umugore witwa Dorothea, kuko wavutse ku bushake bwabo, wenda bazagufasha. Kandi mwana wanjye niwifuza kumenya inkomoko yanjye n'aho mvuka, uzajye mu cyaro cya Monera ugende ubaririza umugabo witwa Kennedy cyangwa se umugore witwa Lisa. Ayo ni amazina y'ababyeyi banjye bwite, bazahita bahakurangira. Kandi mwana wanjye umenye ko ngukunda, kuko wabaye intandaro yo kubaho kwanjye no kongera gukunda ubuzima bwanjye byatewe nawe. Ikindi kandi numara gukura uzashakishe Kereki, umenye ko akibaho ubundi umushimira ibyiza yadukoreye. Kandi mwana wanjye ntuzagirire papa wawe Federico urwango ngo ushake kwihorera, kuko nawe ntago yari azi ibyo arimo gukora. Ndagukunda mwana wanjye Lisa. Mama wanjye Lydia yamaze kumbwira gutyo hanze twumva imirindi y'abantu barimo kuza. Mama ambwira ko ariko kanya ko gusubira kwihisha mu cyumba kugira ngo bamutware wenyine, kuko Federico ari umugome. Nibamara kumujyana nanjye ncunge ko nizeye umutekano wanjye, ubundi mfata urugendo ngende ngana kuri paruwasi ya Monera mbabwire ko ndi imfubyi, bityo bampa ubufasha. Nuko ngiye kwinjira mu cyumba cyanjye nari nsanzwe nihishemo, nagiye kubona mbona hinjiye umugabo. Uwo mugabo ahita agwa kuri mama muri saro aho yari aryamye. Mbona asutamye iruhande rw'ubundi atangira kumunyeganyeza. Mama nawe akanga kunyeganyega, byibura biranshimisha cyane ukuntu mama wanjye basanze yashizemo umwuka, mu gihe bari bafite gahunda yo kongera kumwinezezaho mbere yo kumushyingura. Nuko uwo mugabo mbona afashe imyenda yitwikira mama wanjye, ubundi ahita amuterura agenda yiruka. Nanjye ngenda nkurikiye ariko nihisha, ubundi mbona mama wa mugabo amushyize mu modoka ahita yitwara. Nasubiza amaso inyuma ndeba ahantu mama wanjye yari aryamye, akaba ari naho yapfiriye. Numva ndi ikigwari, birambabaza cyane. Ubundi mpita nanjye nanga urwo rugo, ubundi ngana kuri paruwasi ya Monera. Kuhagera bampa icumbi, ariko nyuma y'igihe gitoya batujyana mu miryango yo kuturera, bakajya bamfata n'abaribwo numvise umwana wo ku muhanda ari kuvuga ko hari umukobwa uri gutanga ibiryo, nanjye nzana nabo. Umukobwa witwa Marita ahita ansaba kwibanira nawe, aribwo nisanze mu muryango wanyu, ndetse nkishimira uburyo mumfata nk'umwana mu rugo kandi ntari uwanyu. Ngaya amateka yanjye n'amateka y'ubuzima bwacu njye na mama wanjye. Lisa yamaze kutubwira gutya arangiza amateka ye, njye na Mariyamu turi kurebana, kuko ibintu yaratubwiye wagira ngo ni ibintu twari tuzi, kuko umuganga witwa Kereki twari tumuzi. Noneho umugore wa Kereki witwa Lydia twari tumuzi, ndetse yari no mu bitaro byacu arwariyemo ari muri koma. Noneho umugore wa mukuru wa Kereki nawe twari tumuzi, kuko niwe wari urwaje Lydia. Dusigara twibaza niba uwo mugore ari we waba ari we Norita, kuko byaba bivuze ko ari we mama wa Gastam. Noneho Lisa nawe wibwira ko ari imfubyi, akaba ari we mwana umwe rukumbi wa Lydia uri mu bitaro muri koma nk'umugore wa Kereki. Ikirenze ibyo cyane, Lisa na Gastam akaba ari mushiki na musaza kuri papa wabo Federico.
Nababajwe cyane n'abavandimwe banjye bo ku muhanda Laurence na Robin, uburyo amaboko yabo n'umubiri wabo wakomeje kubakoresha ibibi gusa kubera gukorera umugabo w'umunyamabi Federico. Nibaza aho bizagarukira ariko ndahabura burundu. Namaze gutekereza gutya ibyo mbishyira ku ruhande, nibwira ko amatsiko yanjye nzayashira uko niganiriye n'umugore urwaje Lydia, umugore wa Kereki cyangwa se Kereki ubwe, kuko nanone Kereki yatubwiye ko Federico yigeze kumufungisha muri eternity jail akamaramo imyaka myinshi cyane. Nuko njye na Mariya dufata akanya ko guturisha Lisa. Ndamubwira nti mu by'ukuri Lisa, inkuru y'ubuzima bwawe dukoze ku mutima, ariko nta kindi amateka aberaho kutwigisha, kandi ni ukuri turakwihanganishije ku buzima wanyuzemo. Byumvikane ko wari wikoreye byinshi ku mutima wawe, bityo akaba ari umutwaro wari ukuremereye cyane, ariko ndagira ngo nkomare impungenge ko ugomba gutura uwo mutwaro kuko wageze mu muryango wa nyawo, kuko twe nta nubwo tugufata nk'umukozi wacu ahubwo uri umwana wacu mu muryango. Mariyamu ese avatirisa wumve ko nta munsi n'umwe nigeze ngufata nk'umukozi w'iwacu, kuko ngufata nk'umwana wacu, kandi koko nibyo uri umwana wacu. Ikirenze n'ibyo nakubwira ko akababaro wahuye nako hano ku isi kose uzagashira birangira uri mu byishimo gusa. Lisa ese avati murakoze cyane kundema agatima, kubera ko amagambo mumbwiye yarampumurije, kandi numvaga nanjye mboshywe umutima, ariko ubwo mbabwiye amateka yanjye numva umutima wanjye uruhutse. Ako kanya Lisa yamaze kuvuga gutyo, ku muryango w'icyumba cyacu bahise bakomanga. Mu gukomanga mpita nikanga kuko narebye ku isaha mbona ni saa 7 z'ijoro. Bigaragara ko amateka ya Lisa yatubwiye igihe kinini cyane, kuko hari aho yageraga akarira bigasaba ko tumuhanagura tunamuturisha akabona gukomeza. Nuko njye na Mariya duhita tugira ubwoba bw'umuntu uri gukomanga. Mu guhaguruka ku buriri ngenda ngana ku muryango nk'umugabo, kuko numvaga byanga byakunda ko umuntu ukomanze iryo joro atadushakira amahoro. Nuko ngeze ku muryango ndafungura gake gake cyane nigengesereye. Mu kumara gufungura ntaraheza n'urugi nagiye kubona mbona